Meze neza ni karibu. Story? Turi gupanga ubukwe bwanjye na Lewis. Rero nawe ugomba kuboneka ukaduhereza ideas, ukaduhereza ibitekerezo. Baramutse neza. Umeze ute? Meze neza, wambaye neza cyane. Merci, ndimo kwihuta nakerewe boss arimo kumpamagara. Oya ni karibu ku meza rero. Oya ari buse nakerewe. Ntabwo uzi isaha najya gufata breakfast. Byari birangiye n'icyayi nashyize mu ijage ngo gihore vuba. Reka nkubwire rero. Muri akanya ntabwo byahita binkundira boss arimo kumpamagara ahubwo telefone yanjye sinzahamwe nariteretse. Telefone ngiye ari guserake. Ntabwo wagenda utariye breakfast. Mfasha. Basi reka nkusukire gakeya. Oya. Mfasha ahubwo noneho uze gutegura kare. Njewe nibura ndaza gutaha kare noneho dusangire. Basi bwirana ikibazo kiri nuko natinze se basi kubyuka ngo ntabwo watinze ahubwo wende kubona wanazindutse cyane. Kirira icyayi. Kirumushirira icyayi. Nawe ari ukunda bigenze sibyo? Yesu gihe maranga n'ibyayi n'imigati. Bakunzi ba The Homeless Gari rero mubonye yuko Lewis agiye guhabwa ifunguro cyangwa se breakfast n'umukobwa yigize kugira nk'umukunzi ariko ubu ngubu byarangiye. Yitwa Tricia rero ubu ngubu rero ntabwo twuzi niba adashobora kuba yamuhakanira cyangwa se nabitore. Ibi bintu rero byakongera bikababaza Tricia akagenda aririra nyirabukwe bigatuma rero abantu benshi bavuga ati bihinduye isura Alice noneho bigiye gukara. Ariko reka twizere yuko kubw'amahirwe uyu nana ari bumubuze nibahure nashyira ibiryo Lewis. Ariko mubonye yuko Lewis rwose ahuye n'akaga gakomeye kuko yaje gusanga Tricia n'ubundi akimukunda. Noneho bya bindi yamubwiraga ati urukundo rubaho, ibintu birashoboka ko umuntu yakunda uwo ashaka. Tricia ubonye ko yabirenzeho akaba yari yagiye kuba yafasha nuza uyu Lewis ngamushyurije amazi. Ibyo ngibyo bikora abagore n'abagabo ariko we yari yabikoze kugira ngo ahabwe igikundiro yatswe. Rero bavuga yuko nyine ngo uyu Lewis ngo yarozwe na Alice ariko baramubeshyira. Ntago ariko biri. Alice wewe ngira ngo twamubonye aho yarari. Mwamubonye ko Alice yarari kumwe na Nuza na Lucky. Wa mukobwa mwabonye ko yagiye kwiga handi ya flight yagenze neza agira urugendo rwiza cyangwa se akomeza agira ibihe byiza. Wa mukobwa yitwa Honorine. Ubu ngubu muri rwa rugo hasigayemo Lucky na Alice. Ubu ngubu ibintu bisigaye ari byiza. Alice arabyuka agategura breakfast akayitegurira Lucky mukabibona neza kandi ngira ngo mwabyishimiye. Gusa Alice nyine nawe ubona ko asigaye agira n'umutima cyane arimo aragenda afasha Lucky ku ka breakfast nka mushiki we rwose arimo arabimukorera neza. Kandi Honorine yagiye Lucky na Nuza na Alice bose biyunze baganiriye bameze neza bagenda bafite amahoro ndetse baranabisengera. Ibyo nibyo twashimira Imana. Imana ibaha umugisha. Rero ngira ngo nawe ukunda kureba bano bantu, ukunda kuba wareba ino filimi ndetse ukanishimira agace kaba karimo Alice na Lewis. Mwihanganire kuba uno munsi tutagashyizemo. Ubutaha ngomba kubabwira bakagashyiramo kuko ari iby'ingenzi kuba abafana bacu twajya dushyiramo ibintu bakunda cyane. Rero nimba hari icyo uba ushaka muri comment mwira filimi uraza ukandika no muri comment ukatubwira ati mushyiremo kano kantu tuhita tubihindura tugahita tubishyiramo ukabikunda cyane. Reka dukomeze rero. Lewis rero mwabonye yuko nanone yaje Nuza Dani yaje kumureba. Ahageze asanga nyine mushiki wa Lewis yamwakiriye baraganira. Ariko nyine abantu bareba neza bonaga ko mushiki wa Lewis ashaka kuba yavuga ko akunda Dani. Ariko nyine ubonaga ko harimo akantu nyine ngira ngo wabibonye banahoberanye yamwumanye nyine ubona ko yagumyeho yanga kumuvaho nyine amugira nk'umukunzi. Gusa Dani nyine ntago ajya byitaho. Dani mwabonye ko atajya yita ku ibintu byose umubwiye ntago apfa kubitekerezaho nyine ngo abishyire mu gaciro kuko mwabonye yuko yagiye anatubihereza inshuro nyinshi agatuma rwose tutagera ku ntego yacu. Mwabonye yuko igihe Lewis na Dani bari mu modoka Lewis yaje kubona
Alice ariko amukubitaho igihushu katamubonye neza, bituma Dani avuga yuko ngo atari Alice wa nyawe, ahubwo ngo ari abantu nyine ngo bambaye imyenda isa nk'iya Alice, kuko ngo Alice ngo ashaka atari uriya nyine. Birangira Lewis abyemeye yuko uriya atari Alice. Gusa hagati y'ibyo byaje kurangira na Alice nawe aketse ko uwo ngo abonye mu modoka yaba ari Lewis, gusa kuko imodoka yihutaga cyane birangira nyine atamumenye neza, ariko iwe yari yamuketse birangirira ubwo. Rero Dani abakoze ako kantu ko kwitambikaho. Ni nyuma y'ibyo rero nk'aho ibyo bidahagije aza guhita agenda nanone cya gihe Lucky agiye kwerekwa amafoto na Lewis nyine, igihe Lewis yarabwiye Lucky ati nakwereka ifoto ukamfasha kuba twahiga uyu mukobwa nakunze, amweretse amafoto agiye kuyamwereka neza, Dani abarinjiye rwose, umugambi uburapfubye. Kandi murabona yuko iyo irafotora akayibona byari kuba bigiye koroha kuba twakongera kubona Lewis ndetse na Alice bahura kandi baganira bameze neza. Inshuti zacu rero mubona yuko Dani arimo aragenda yitambika, muze kumwandikira hano muri comment mubwira ati Dani gabanya ibi ntago ari byiza rwose, urimo aragenda twicira gafini cyangwa se twicira umupangu wacu rwose, have abana bakomeze bikundanire. Ariko Lewis Dani nawe ntago abikora bishaka, nyine ni kwa kundi nyine hari abantu batabita ku bintu, ariko nyine kuba batabyitaho atari uko babikunze cyangwa se atari uko babyanga, ahubwo ari uko nyine ariko bimereye. Rero ubona ko Dani nta kibazo, ni inshuti ya Lewis kandi aramukunda, abanashaka ko yabona Alice akazi kakagenda neza. Ngira ngo wabonye yuko Alice nawe nanone akiri guhigwa, ntago kuba tutakibona ko byakaze cyane, ariko bivuga yuko nyine Alice atari guhigwa, ahubwo niho ibintu bigeze ku rugamba. Ubona ko Alice noneho ari gutangirwa amafaranga menshi ngo abe yakurwa mu nzira. Gusa reka tugomeze tumusengere turebe ko yakomeza akabaho kandi akabaho mu rukundo rwa Lewis ndetse nawe tukongera kubabona bishimye. Ni nyuma yuko Alice asigaye kwa Lucky wenyine, Lucky kandi aba ari ku kazi. Ubwo rero nareba nabi bazamutera Lucky yagiye ku kazi, cyane ko baba bafite amakuru yose, bamutera ari we wenyine ubwo bamurangiza. Kandi mwumvishe yuko nyina yavuze ati tugomba tukamujyana rwose, tugahisha n'ibimenyetso twamwishe tukamwishyingurira, ntihagire n'umuntu umukoraho, ku buryo niyo RIB cyangwa se ikigo cy'igenzacyaha cyamubona kitaza gufatira ibikumwe ngo kitubone. Gusa ngewe ntabwo nahita mbabwira ati ngo ni mubikomeze ngo muzahise ibimenyetso birakunda, nyine bo bibwira yuko bafite amafaranga ngo bahita bahisha ibimenyetso. Gusa amaraso y'umuntu nyine murabizi yuko aho yakugenzaho rwose utapfa kuyatoroka. Mwabonye rero ko Mama Lewis amagambo yiwe menshi yavugaga yuko ngo afite amafaranga menshi, ari umukire, ngo amafaranga nta kindi akora ngo uretse nyine kuba yakora ibyo umuntu wese yifuza. Ati nimba ufite amafaranga ubwo ufite byose. Gusa ariko ntago ariko bimeze, ntuzajya uba ufite amafaranga jya wumva yuko hari n'ibyo ubura, ahubwo ujye ukomeza usenga Imana yawe izajya igufasha. Rero Mama Lewis yabonye ko nawe amafaranga ngo aricyo kintu kibanze cyane cyamufasha kuba yarangiza umugambi, atiteye no kuba yavuga ati ese ni mubi twafatwa ngo ibyo ntago abyiteye, kuko afite amafaranga mu byose bizaca mu kuri, kandi ntihagire n'ikintu cyangirika kuri we. Wabonye ko rero Mama Lewis yahise amubwira ati tuzabisoza, tuzabirangiza, amafaranga nta kindi akora, umwana wanjye tuzabisoza. Ariko nanone twibaza kandi kantu, uyu mwana yitwa Nana, nyine ubwo ni umwana wa Mama Lewis. Iki RIB iramutse ibafashe ko umugambi bawupangana, ese nawe yafungwa kandi ari umwana? Abantu musobanukiwe iby'amategeko rero muze kutubwira. Uyu ni umwana ariko ubona ko nyina ari umwoshya, sinzi nimba RIB yamufunga cyangwa se yamubabarira kuko nyine yoshywa. Gusa nawe abishyiramo uruhare, ubona ko abashaka nyine ko Alice yakwicwa. Ariko kubw'amahirwe ndetse no kubera Imana, abantu basenga, dukomeze dusenge, iyi filimi izagera kure kandi izarangira Alice ari muzima kandi turabyizeye. Reka ahubwo dukomeze dusengere urukundo rwabo buzagera kure. Rero mwabonye yuko nanone Lucky yagomeje nawe kuba atagaragayemo cyane, ariko mwabonye yuko uko yagaragayemo byagenze neza. Alice nyine barimo baramubwira ati vayo unegura ka breakfast. Gusa Lucky yagiye ababaje Alice, kuko Alice
ntago yigize ahabwa umwanya nk'uko yari yabyiteguye, kuko yashaka ko Lucky afata breakfast byibura akagomeza akabona ko Alice nawe amukunda kandi amuha agaciro nk'umuntu nawe wamuha agaciro, akamutabara akamukura mu buzima bwo ku muhanda. Ubu ngubu nawe akaba ari mu nzu kandi yishimira iterambere ryagezweho n'umuryango. Murakoze cyane rero, ugiye nitwa Joxine Rami, ndagira ngo mbashimire yuko muba mwabanye nanjye ibihe byose kandi mukaba mumfata mu mugongo. Ndagira ngo nyibaha amakuru y'ingenzi. Nitwa Joxine Rami, mumbabarire cyane ko mvuze izina ryanjye kabiri. Mukande subscribe, share ndetse na comment, like ni ingenzi. Ubundi nzajya mbaha ya makuru yanyu mu yose mushaka. Ikindi mubicije yuko ikibazo cyose uzajya ukina mwira filimi ugomba kucyandika hano muri iyi nuza, ubundi nkamagezaho ubutumwa, ubundi mukaza kubona byakemutse. Murakoze cyane, yewe ndaje mbaye indi makuru, nimugende ndaje mbereke uburyo ibintu biba bimeze neza, mujye muryoherwa na filimi tubaha buri munsi. Murakoze cyane.